Ese ugifungura application muri telefone yawe ikakubwira iti not responding, cyangwa se igakrashinga, cyangwa se igakwama, cyangwa se ikagera ku rwego rwo kuba yakwamisha telefone kugeza ubwo ukoze restart. Icyo gihe bivuze ko processor telefone yawe uri gukoresha ntabwo ifite ubushobozi bwo kuba yafungura iyo application. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri processor ya MediaTek Helio G200. Iyi ni processor yashyizwe hanze muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu. Iyi processor kandi yashyizwe muri telefone ya Tecno Spark 40 Pro Plus iri ku isoko kuva minsi mike ishize. Kuba iyi processor iri muri ino telefone bivuze ko bituma igira ubushobozi bwo gukora imirimo igoye irimo nko gukina ama games aremereye ndetse no gukoresha ama application yifashishwa mu gufata no gutunganya amashusho arimo nka CapCut, VN, Adobe Lightroom ndetse n'andi menshi. Imikorere ya 4G yongerera imbaraga application za social media ndetse na messaging ndetse no gukwirakwiza internet mu bice bidasanzwe bigerwamo na internet ihagije. Iyi processor yongera distance ya connectivity ku kigero cya 83%. Bivuze ko utaba muri babandi bavuga ngo ngeze mu gace katarimo internet cyangwa se mu gace katarimo network ndaza guhamagara mu kanya ngeze ahantu heza. Oya. Iyi processor kandi ifashwa mu gufata amafoto, amashusho akeye neza kugeza kuri kamera zifite megapixel 200, ku buryo no mu gihe uzuminga ikomeza kugumana umwimerere w'amashusho. Igabanya kandi ikoreshwa ry'umuriro wa bateri ku kigero cya 20%. Wibuke gukomeza kudukurikirana kugira ngo ukomeze umenye byinshi birenzeho.